Hello hello, muraho neza abakunzi ba Kitchen Care, abakunzi ba Chef Janine, mbanje kubasaba imbabazi maze igihe kinini ntari kuboneka ariko nagarutse. Bibaho ko umuntu yibura kishaka kibura, noneho rero nagarutse. Nzanye iki? Nje guteka inyama zo munda. Abantu mukunda inyama zo munda rero ndabasuhuje, bakongomani bagenzi banje. Hari abantu benshi ngo zidahumurira neza ariko ndaza kubereka akabanga nkoresha kugira ngo wa mwuka wazo ushireho. Iryo banga ni irihe rero? Nakoresheje indimu na tangawizi. Murabizi ko tangawizi ikunda kwirukana umuhumuro w'ibintu, hanyuma ukanatogosanya akunyu. Utogosanya akunyu ukazicanira umwanya munini uhagije, hanyuma ukizikira kuzikuganagamo agatangawizi utuntu duke. Nafashe tangawizi yose nyikatamo kabiri, hanyuma nyikatamo dutoya, ndaza kubereka byose hariya ku mashyiga. Hanyuma nshyiramo n'igice cy'indimu ariko gikasemo ibice bitoya, binagamo. Ndabyohera sinazipfundikira, ndazihorera. Wumva isafuriya nayo yujuje amazi aragenda aramanuka yenda gushiramo. Inyama zirazahiye neza, noneho nkatangira kuziteka mu isosi, nkazishyira mu gitoki. Biraryoha cyane mu gitoki, ariko ngiye no kubugari nzirisha ubugari nta kibazo, nuko abantu benshi bumva batabikora, ariko yenda bikora kandi birandyohera cyane. Nkunda inyama zo munda hana yanjye kurusha n'inyama zindi zisanzwe, ariko hari abantu benshi nyine bavuga ati wapi byibuze mu gitoki. Ubwo ndashaka kubereka ukuntu mu gitoki njya nziteka kandi zikaryoha, kagahumuro ntikazemo cyane, kandi nanone sinkoresha amavuta. Inyama zo munda zifite amavuta ahagije ku buryo ndazicanira nkashyiramo ibirungo byose, nkashyiramo igitoki, ariko ntashyizemo amavuta zizana andi mavuta menshi. Ndabereka uburyo tubikora kandi biraza kuryoha neza, muraza kubikunda. Nizere ko mwari mumeze neza, ariko ndabakunda cyane. Reka noneho tujye mu gikoni mbereke buri kimwe cyose uko mbigenza, hanyuma dutangire. Abantu bashyashya please subscribe ndabinginze, hanyuma abari basanzwe bakora subscribe munkorereze share, mwereke abashuti banyu ibintu bitandukanye tugenda dukora, hanyuma muri comment mumbwire ikindi kintu mwifuza ko tuzakora ubutaha, ubundi ninjye namwe. Sawa, reka mbereke mu gikoni uko tugiye kubiteka. Ndi gukuramo noneho za ndimu nababwiraga mba nashyizemo. Urabona ko amazi yakamye, amazi yarageze aha, none uri kubona ko yashizemo kandi tutaranahisha. No kugira ngo inyama zo mu nda kuko ziba zikomeye bisaba ngo uzicanire. Nazicanira amasaha 2. Nashyizeho saa 3, none ubu turi saa 6. Na tangawizi rero ndi kugenda nzikuramo kugira zitaza kutubihiriza ibiryo kuko umurimo wazo warangiye. Inyama zo mu nda zisaba kuzironga cyane kugira ngo zitaza kuzanamo umwanda, kandi iyo zironze neza ukaziteka zigashya umva ziraryoha pe. Ubwo rero ndakuramo izi ndimu zose na tangawizi. Umuntu adahura nazo ari kwirira igitoki. Aya mazi yazo rero ntabwo nyakuramo ngo nyamene, aya ndayakeneye cyane. Ikintu nkeneye gukaranga ni agasosi k'inyanya, kugira ngo bize kugira taste. Ubwo ibi ndaba mbiteruyeho wumve ko byanahoze kubera ukuntu nabitetse umwanya munini. Ubwo ngiye gukaranga agatunguru n'utuvuta duke cyane, igitunguru, inyanya, tungurusumu, hanyuma noneho nze guhita nshyiramo ariya mazi n'inyama, nshyiramo igitoki. Nutwo kugira ngo igitunguru gishye kinahumure. Buri igitunguru gitogoshe ntabwo kiryoha, ntabwo gihumura cyane nk'igikaranze. Buri utuvuta twaraturoze. Iyo umuntu yakaranze neza agatunguru kagahumura, n'ibindi biryo byose biza guhumura kandi bikaryoha. Urabona ko ari dukeya se mu gitoki cyose.
ni dukeya. Ubwo mba mfite igitunguru, ariko murabizi ko nkunda ibitunguru byinshi, ubwo nkoresha ibitunguru 2. Ngashyiramo na puwavuro 1, nanjye ngashyiramo seleri na puwaro, nkabikaranga. Urabona ko agatunguru katangiye guhumura. Ibi rero birafasha cyane iyo iki gitunguru gihumuye. Dushyiramo inyanya 3 nizo nkoresheje. Murabizi ko ntakunda inyanya zirate, nkunda inyanya zihase ariko zikase, nizo zikora isosi iryoshye. Hanyuma ndashyiramo umunyu mukeya, ubundi mpfundikire kugira ngo inyanya zibyare isosi. Kubera ko impamvu nshyiramo umunyu muke ni uko hano muri za nyama harimo umunyu, mba nasitogosanyije umunyu, niyo mpamvu ngiye gukoresha umunyu mukeya. Noneho mpfundikire bibyare agasosi. Inyanya zahiye, ngiye gushyiramo sesitomate. Iyo kiza kuba gisa neza igitoki. Igitoki gikunda inyanya na sesitomate. Hanyuma nshyiramo kutuzi duke kuri twa tundi tw'inyama. Kugira ngo sesitomate ibone uko ishya. Hanyuma ndashyiramo n'uturungo ariko duke. Ni beef masala gusa nshyiramo. Nshyiramo beef masala na black pepper byonyine, ubundi mfite nshyiramo na sesitomate. Sorry. Ndahita nshyiramo na tungurusumu isekuye kandi ihagije, urabona ko ari nyinshi. Tungurusumu ni umukunzi w'igitoki cyane, cyangwa ibindi biryo byose byoroshye. Hanyuma ngiye guhita nshyiramo black pepper na beef masala. Bitabihumura neza. Nkunda ukuntu black pepper ihumura mu biryo yihuye na tungurusumu, noneho biba ibindi bindi. Ikona bitari gusa uko numva nishimiye. Ngiye gushyiramo agasoya sauce ka dark gake, no gutuma bihindura isura gusa. Nurora ko ariko twari twabuze. Ngiye gupfundikiraho iyi sesitomate na tungurusumu bibanza bise n'ibyegerana. Hanyuma igihe turindiriye ko byegerana, ngiye gufata igitoki nyine nkivunamo kabiri, nkishyire muri ya sosi y'inyama dufite itogosheje, ubundi nze gufata biriya mbisukemo duhita dushyira ku ziko.
karaba karyoshye. Ntangiye kubyumva ko biraba biryoshye. Noneho turongeramo amazi kuko amazi yaba ari makeya. Ngo turagira gutya, nshyize hejuru ya za nyama igitoki, nsukamo ya sosi yacu, gusa yaba ari nkeya kandi igitoki gikunda amazi ahagije. Ngiye gusukamo andi mazi ahagije. Igitoki kiba gikeneye amazi ahagije, kiraba kimeze neza. Muri dupfundikire, ubundi tubireke bitogote. Umunyu urimo urahagije. Ngiye kubireka bitogote iminota 30, ubundi tuze kubikura bihiye. Dutesitinge twumve ko ari bimeze. Utunyama twahiye, turoroshye. Inyama umuntu akatisha kuto. Biraryoshye wenda bibatuye. Nanumve no ku gitoki. Muri igitoki ngiye cyoroshye cyane gutya, gifite agasosi. Nanumve no ku muceri nari natetse, nawutetse mudahari. Nimushaka kuwiga nzawubereka. Nkunda kuwurisha agatoki nyine kubera mpamvu ntarya igitoki ngo mpage neza 100%. Rero nshyiraho akantu k'agaceri. Abantu bakunda umuceri bandike muri comment pe, bagatesi bagenzi banjye, mwandike hasi ati umuceri n'igitoki byibuze. Birashyushye. Ni inyama zo mu nda. Turaryoshye, turoroshye. Wow. Ngiye guhumura nabi mu mavuga wa. Kararyoshye, karoroshye. Urabona ka kandi kajya gatinda gushya cyane. Kahiye ndi gukakatisha kutabikoro. Bye bye, reka njye kwirira. Mwabonaga kuri kamera ngo ndangize. Ariko biraryoshye, ndabibatuye mana we. Muzabigerageze mumbwire. Niko bita agatogose hoya. Agatogo kajyamo n'izindi nyama zisanzwe. Kino gitoki kirimo izo mu ndatu. Ariko kiraryoshye cyane. Kiroroshye. Muzakigerageze muzambwire. Naho utaha rero muze kumbwira muri comment ko bimeze. Bye bye.